iri tsinda ni itsinda ryabarizwagamwe abantu 7. Yego. Harimo bivuga ko harimo abakobwa 5 n'abahungu 2. Uyu Emeline, Yego, bazi ku izina ry'ishanga, ni umuntu nticaye ngo mvugeho cyane, ariko harageze ko ntangira kumutangaho ibitekerezo. Udufoto two ku mihanda no mu tubari, ko umuntu ari mu kabari ariko yamaze kumenya ko arimo jisita ajya kwinjira kunywa fanta. ngareba ifuti rye na rimwe ahite. Hari ahantu mperutse kugira inama muri hoteli. Yego. Ndagenda. Yego. Bakeneye kuganirizwa. Yego. Bagahabwa umurongo. Kuko ari igihe iryo tsinda n'ibigare bafite hirya handi bishobora kubarusha imbaraga mu bitekerezo, bigatuma bakora ibidakorwa. Mukore subscribe pe, turabibasabye noneho ubundi gusaba sub. Ikindi murebe inkuru n'ibiganiro tubagezaho, ntacyo bitwaye, kandi mubona ko tugiye turi mu murongo mwiza ndetse mwifuzaga. Imana ibaha umugisha. Ndashimira rero uyu mubyeyi Twamarinda official aba yaje akabinateye ubwoba, aho turi gushiduka abana bacu tutazi aho banduriye. Yego. Aho banduriye, ntekereza ko ntago Emeline yifasha ari amavideo ayahaye abantu ngo bayashyire hanze. Mu biboneka nuko yayifashe ayahaye uwo yagombaga kuyaha, uwo yagombaga kuyaha nawe akayaha undi muntu. Bashoje abakurikiye kuri nyako n'abakurikiye Marinda official, ni wa mwanya w'ibiganiro byacu mudasiba kumva, muri kumwe na wa muhungu wanyu Makote. Hano imbere hari umupapa, ni CEO wa company, niba ari company wa channel bita kuri nyako. Oya, tuzagira bibe na one ya wangu. Sanone y'abantu batubone bigaragara ufite televiziyo mu rugo turebe. Yego. Ko niyo ntego kandi tuzabigeraho. Ni CEO kuri nyako TV. Yes. Abantu bakurikiye Marinda official, Imana ibaha umugisha. Kandi n'abantu bakurikira kuri nyako TV, Imana ibaha umugisha. Mudukurikira muri mu Rwanda, hanze yarwo, Imana ibaha umugisha mwinshi, kuko muraba agaciro gakomeye cyane. Nanabinginga mudusharingira ibiganiro, mukore subscribe pe, turabibasabye noneho ubundi gusaba sub. Ikindi murebe inkuru n'ibiganiro tubagezaho, ntacyo bitwaye, kandi mubona ko tugiye turi mu murongo mwiza ndetse mwifuzaga. Imana ibaha umugisha. Ndashimira rero uyu mubyeyi Twamarinda official aba yaje akavuga ngo nje muri iyi minsi mashini yanjye ntayo nkifite, yamenetse motherboard, nta mashini mfite ubundi rego. Buriya makonga aho ibintu bya mashini hariyo mfite nayo mashini bura byararangiye. Byararangiye no gushaka ukuntu nagura yindi mana. Byararangiye no gushaka kugura inde, ahubwo urebe uko bigenza, barebe uko babigenza. Buriya umuntu wese aba afite umugisha aho Imana yawumuteganyirije uba ugomba kuzaca. Yego. Rero avuze uti tangusange iwawe, dore umaze igihe unarwaye, mbe nkutije no kuri mashini wa uploading. Ako ni nabyo. Rero urumva yaba yamfashe yabantenga mu bitugu, Imana imuha umugisha. Kandi pe bikuye ku mutima. Wagize ngo ubu iyo mwitwaraho nabi ntihari kuba hakomeye. Kuba ari ikibazo nyine wari kumuhamagara akajya yikupa. Yego. Cyangwa akaba yaragushyize nuza na blacklist. Rero Imana imuha umugisha, mubyeyi Imana iguha umugisha. Nubona iki kiganiro umenye ko nagusabiye umugisha, kandi abantu bagukurikire aho bigeze ni heza, ntucike intege. Yego. Niko twese twatangiye. Mbona YouTube igira igihe ibintu bijya hejuru, ikagira n'igihe ibintu bikamanuka. Mbona amacano yose ariko ameze cyo koze nyine cano zarenze 50,000.
kuzamura bigoranye ko nyine bijya bisubira hasi ariko hari igihe mbona nabo basiripinga basinzira rwose hari ugashyiraho ikintu ukabona kukirebwa n'intambara. none se wagize ngo buriya nka cano ifite 100 na gushyiraho ikiganiro kikarebwa n'igihumbi iba nayo yarasiripinze rwose biba bikomeye burya weho none nkanje ufite 8,000 iyo narebwe na desi ubundi burya mu kigeranyo cyiza uba wagiye banyirusha ubu yirusha kuko ibaza ariko 100 n'igihumbi kimwe mu 100 we aho ngaho ari ikibazo. ni ukuvuga ngo cano rero zigira ibihe byazo umuntu wese ukora YouTube cano mushishikariza njye kudacika intege kuko hari igihe ikiganiro kimwe gishobora kugukorera umunsi rwose kikakuzamura ku rwego rukomeye. rero abantu mwihangane mukunde ibiganiro dukora, abo tujya tugusha, abo tujya tunaniza, abo badukunda. nuko nje nta buryarya ngira kandi simfite umwanya wo kuzaza kwishushanya hano. Imana ibaho umugisha muri make. Yego. Hanza hari inkuru ngo zabice biri gucika by'abakobwa batari kugaragaza, ni abakobwa ni abamama batari kugaragaza ikinyabupfura mu mibereho y'abantu. Ugasanga umukobwa arifashe nk'aho yabuze umugabo. Nta nkuru iri kumva ziri kugenda zibicanza bigacika. Ibyo ngibyo ni inkuru iri kugenda, ndetse ntekereza ko vuba aha iri tsinda ni itsinda ryabarizwagamwe abantu 7. Yego. Harimo bivugwa ko harimo abakobwa 5 n'abahungu 2. Uyu Emeline, yego, bazi ku izina ry'Ishanga, ni umuntu nticaye ngo mvugeho cyane, ariko harageze ko ntangira kumutangaho ibitekerezo. Nje ku rwanjye ruhare, nubwo urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwabafashe bakanabitangaza, n'ubundi rwa rwego n'ababyeyi nifuzaga ko abakobwa batafungwa n'abagore bahabwa amahugurwa. Hano ku isi hariho ibintu bicanganye binateye ubwoba, aho turi gushiduka abana bacu tutazi aho banduriye. Yego. Aho banduriye. Ntekereza ko ntago Emeline yifasha ari amavideo ayahaye abantu ngo bayashyire hanze. Mu biboneka nuko yayifashe ayahaye uwo yagombaga kuyaha, uwo yagombaga kuyaha nawe akayaha undi muntu ashaka kumwereka. Kuko iyo urebye iriya video usanga ni telefone yafataga iyo video, ariko nanone iri mu yindi telefone. Sinzi nimba icyo kintu mvuze mucyumvishije. Bari bayimwohereje muri ya systeme, ureba video igahita irangira. Yego. Nawe abibonye ko arimwo systeme irimo, yifashisha indi telefone, ahita yikamera ajya yaplayinga ya video bamwoherereje. Yego. Noneho n'izindi video zigenda ziza. Harimo amavideo atandukanye yo gusunda, yaba mu ntebe abantu bamaze guhaga, kwishimana, cyangwa se bizihiwe mu biganiro byo bari bafite ari abagore cyangwa se abakobwa. Nta rwikekwe rwari ruhaho hantu. Gusa nenga biriya bintu bijya bitwigisha, bitubaho cyane abanyarwanda kwizerana, ariko maje kubona ko atari byiza. Kwizerana ukabwira umuntu ikintu ibanga wanze kubwira n'umugore wawe cyangwa umugabo wawe, kwizerana ku rwego nyine makote ngufata nkakubwira ubuzima story yanjye, naje gusanga atari byiza. Kuko ni gute video muba muri kuyifata muri 3, ikaza kubavamo ikagera kuri, nuko aho hantu igeze nubwo utabihisemo, ariko nuko muri za nshuti mwabanaga n'indyarya. Ubwo ndi ku ruhande rumwe mbaze kunyumva neza. Nkanjye nka Juste rero ntago nifuzaga ko Emeline na bagenzi be bafungwa, ahubwo baganirizwa. None se reka nkubaze, bigoranye ko wakwifata video ukayohereza ugakuramo 400 n'urugero, ngo maze iyo video ureke kuyifata bitewe naho wayoherezaga. Ikindi
abantu baraza no ku mbuga nkoranyambaga, abantu bazikurikira mujye mwihangana. Habaho abantu bashyushya inkuru cyane. Hari abantu bampamagaye muri diaspora bambwira uti ubu aba diaspora b'abanyarwandakazi nta gaciro tugifite. Uti cyane ariko nk'abarundi yego batugezaho, uramunyuraho akakubwira uti abanyarwanda nta muco mugira. urumva ahantu ikintu kiba cyafashe indi ntera. Ntekereza ko bimwe mu bintu bizajya bifatwa, bimwe mu mwanzuro ababishinzwe bazajya bafata mbere yo gufata uwakoze icyo kintu, bajye bahamagara buri channels ya prodinze icyo kintu, ibanze ikikureho cyangwa ikigire private. Urumva kuko uri kumva birabanza bigasakara, abantu bose za video barazohererezanya. Hari abantu bahamagara abandi uti nyohereza ka video numvisha aho mu Rwanda gutyo gutyo, ugasanga video koko zise zisakara. Ubisi yabaye umudugudu, yabaye ntoya. Isi yabaye ntoya. Uyu mwana Emeline yamenyekanye cyane, nge namumenye ubwo The Ben yari ari Musanze, ngire ngo arimo akurura rya shanga ryiwe. Ibibazo nyine birakomera, turamumenye Emeline, abantu babona ko ari umukobwa mwiza. Haca kandi gahe gato ntiyahise amenya ko yabaye umusitari. Tuza kumubona yabandagaye mu muhanda yasinze atabasha no guhaguruka. Ako kavido karacicikana, abantu bavuza induru barakomesha. Emeline tuza kumubona arimwo arasundana n'abandi ariko bari mu rugo batari mu kabari. Biriya rero byo kwishyira icupa mu myanya y'ibanga, by'ukuri nta muntu n'umwe uzi ko ari Emeline, kuko ntago agaragara mu maso. Cyane ko editing zaraje ibiki n'ababirebana ubushishozi. Wenda ubu hari abahanga bafite n'andi mavideyo wenda ahubwo agaragaza ko ari we, ariko iriya video yasakaye ntago agaragara hehe mu maso. Bishatse kuvuga rero n'umuntu ashobora kugenda hari akadownloadinga porono akayizana bitewe na saga yabaye, ugasanga yikwikiyeho umuntu. Nge ndi gutanga ibitekerezo nkanjye, ariko cyase ndi kuvuga uko mbyumva. Ariko ibindi byagaragara andi mavideo bagaragara mu maso ni bigaragaza ko harimo muri ya video ababikora bari kubikora mu Kinyarwanda. Urumva harimo amajwi y'Ikinyarwanda imwe ya rya cupa. Byaje gukomera aho abantu benshi bicara bafite za Heineken, abantu bakabikoraho bakazana icupa rya Heineken. Cyokoze muri ibi nanone uruganda rwa Heineken rwose rwareba n'ikintu rupimira uyu muvandimwe Emeline, kubera yuko none se ko imbuga zose zari zuzuyeho Heineken. Yayifashije kuyamamaza. Ntiyamamajwe kandi mu buryo bworoheje. Babirebe nabo babirebe barebe ko ari akantu bamupimira. Ko bamwe baravuze uti buse Heineken yarega kandi iri kwamamara. Biri kwamamara ahubwo babirebe nyine baba bakizi niba icyo navugaga rero ni iki. Hano Emeline ibyamubayeho hari na benshi babikora. Hari amavideyo menshi yagiye akwirakwizwa mu bantu ariko ntiyaza ku mbuga nkoranyambaga, ntiyanavugwa. Yabamwe mu basitara banahari. Ubwo rero urwego rw'ubugenzacyaha RIB bwamaje gutangaza ko ari icyaha. Ntago bisigaye bikiza kuri social media, ahubwo bisigaye byohererezwanya mu bantu bisanzwe ku ma WhatsApp bakabyohererezanya. Hehe hari video mwegeje gucicikana y'umwe mu bantu b'abayobozi. Twese turayibona ariko ntiyaza ku mbuga nkoranyambaga. Ntekereza ko bitewe n'uburyo cye yari ahagaze n'uko abantu bamuzi nicyo cyatumye bidasakara. Ariko utekereze ko barabimenye nubwo bitasakaye ku mbuga nkoranyambaga. Abantu bose bifashe hehe ku muntu.
ibi bintu rero ubona ko imbuga nkoranyambaga kugira ngo zikunde ntekereza ko abantu bakicajwe bazikoresha tukaganirizwa. Yego. Icyo ni kimwe, kuko ubona ko hari amakuru aza twese tukagira ishyaka n'umwete wo kuyavugaho. Yego. Kuko niyo ari kubyara iki views. Kandi nanone leta ntabwo ishaka kutubangamira ngo tudacuruza. Ariko iwo ridushishikariza ko twabikora neza kandi tutabangamiranye. Yego. Ariko nanone ugasanga biragoranye. Gusa umuntu wubatse YouTube nawe yayikoze neza. Muri izi nkuru za Emeline ntekereza ko hari n'amacanozi yahanwe bitewe no kwa porodinga, bagashiduka baporodinze amabere yose ari hanze. Yego. YouTube ihita iguhana, ni ibintu bizwi na buri wese. Yego. Icyo rero natangagaho igitekerezo n'ikimakote. Urabona Honorine nabagenzi be hano hanze aho urubyiruko rurarushye nuko abantu batabizi. Rurarushye, bamwe ntibafite imirimo, abandi byarakomeye, abandi bahora mu tubari birengagiza ibibazo, abandi bari gukoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo zababyara umusaruro, abandi bakuyabaye gise kuri Facebook, abandi baje kuri YouTube bararize, abandi babonye aba diaspora, abandi babonye abanyarwanda, abandi babonye abaganda, abandi bambuka buri weekend bakajya Uganda, abandi barambuka bakajya Kenya, abandi barambuka. Mbese bahora mu buzima bwo kuzenguruka. Abasore bafite aho bajya ku bagore, abagore bafite aho bajya ku bagabo. Ibintu byarangije kurenga bitewe n'iki? Abantu nta mirimo bafite, abantu nta kazi bafite, abantu nta hantu bari gukura. Ahantu ibintu birakomeye. Umuntu arakubwira uti ntago naburara, ndakakubwira uti n'Imana ibizi ko mbikora kugira ngo umwana wanjye abeho. Yego. Ntekereza ko ari igihe kigeze cyo kugira ngo abanyabwenge koko batekereze bavuge ngo dusohoye mu kihe gihe. Aho ni hamwe. Ikindi naho abanyabwenge batekereza ibihugu bavuga twakora iki kugira ngo urubyiruko tubone ibiruhuza, tubone bakora iki, baravugira kuki, biragenda bite. Ariko kandi nanone wareba ugasanga ntago abantu bose bazabona akazi. Ntago nge nshyigikiye ibyo yakoze, ariko ntekereza ko kuko ibyo yakoze bigize ibyaha, ntago ntekereza ko intego ya nyuma ari iyo kumufunga. Oya, kuko nanjye mpita mbara ngo ese ari nk'umwana wanjye. Yego. Nundi udukurikiye nawe nareba ari nk'umwana we, ahita areba ahantu ababyeyi b'uyu muvandimwe ba Emeline bahagaze. Buriya se nyine kumufunga so kugira ngo nyine si nk'akanyafu baba bari kumushyiraho. Akanyafu rega nuko gusakara ubwabyo aba ari akanyafu. Yego. Ntekereza ko hari igihe bakamufashe bakamuganiriza, kuko nubi kumufunga mbona ahubwo bakamuganirije bakamuha abahanga bakamukansoringa neza. Kubera iyihe mpamvu? Nuko bitewe n'ibyasakaye, nuko ibintu gusa n'ibivuzwe birashira. Nuko ashobora kuvamo akabona muri sosiyete nyarwanda ntacyo amaze. Ugashiduka umuntu yishyize mu mugozi cyangwa se yiteye n'ibyuma. Ariko hari iyo bakuganirije babasha kukwibutsa icyo uri cyo, uri umunyarwanda, uri umuntu. Hanze buriya hari abantu bazi kuganiriza abandi makote nkubwire. Hari ibintu utazi, umuntu araza akakuganiriza agakukuramo kode zose. Kode zose zimaje kukwinjiramo. Neza ubu twebwe ntihari igihe usohora ikiganiro ukibwira ko wabikoze neza. Ariko umuntu akaguhamagara, yamara kuguhamagara akakuganiriza, ugahita wumva wakoze amakosa ukagisiba. Yego. Ariko njyewe buriya wavugaga, wari uri kuvuga ngo urubyiruko, abana batoya ngo babuze imirimo, babura ibyo bakora, ugasanga bamwe bari kuri social media bari njye birambibara nkaho hari yagira ngo yitwikire yizamukire. None hari nayo mpamvu wenda yakoze amafuti, abenshi bugasanga nkuko ngo kuvuga bagiye mu mafuti, urumva ugasanga yakoze ibitari gukorwa ariko ari kugira ngo abone ayo mafaranga nyine yitwike, nyine azamuke, nyine avugwe ku mbuga nkoranyambaga. Emeline yari yazamutse ubwo yahagaranaga na The Ben. Yego.
aho yari yazamutse. Ariko ukuntu social media cyangwa se showbiz atari nziza, ba paparazi mu Rwanda dusigaye dufite ba paparazi bagenda bacunga udufoto two ku mihanda no mu tubari. Kora umuntu ari mu kabari ariko yamaze kumenya ko arimo Juste ajya kwinjira kunywa fanta. Ngareba ifuti rye na rimwe hete. Hari ahantu mperutse kugira inama muri hoteli. Yego. Ndagenda gutya ndinjira, twari twakoresheje amakomande. Njye nari ndwaye, hari ibintu ntashoboye, ngira utukomande kandi nkoresha njya gufata amafunguro ahandi hantu. Ninjiye mwaho nsohotse, numva wari uri hanze aravuze ko nguriya muntu ameze nka Pastor Juste wo kuri YouTube. Ngo twabaye bo kuri YouTube. Nubwo bakiri uba mu Rwanda kuri YouTube, tura muri YouTube ntabwo turi ngo ni nguriya undi rero aho nari ndi muri hoteli ku bya YouTube ntabwo babibonera umwanya. Aramugurutira reka ntabwo uriya ari we. Uti bafite inama hari uti tiyovuka hano ku Gisozi gutyo uti ntabwo ari we. Uti nje mbonye ameze asa nka Juste wo kuri YouTube. Yego. Nka Pastor Juste. Nyine uwo muntu wo muri hoteli yarambwiye ngo ariko uri pasiteri ko umuntu abwiye ngo usa nka Pastor Juste wo kuri YouTube nandicicikira. Urabihorera. Rero nuvuga ngo nk'iyabo nawe muri hoteli anzi. Aba yambwiye ati niwe. Nuvuga ngo tebo twari turiho zari tebo zitandukanye ziriho abantu batandukanye, harimo abisilamu, harimo abanyagatulika, harimo bitewe na business twari turimo turategura. Hari bicaranye kamanyinya, hari afite za fanta, amazi, akaza akarya nk'agafoto. Vango hari abantu bateye bagenda bafotora. Yego. Uyu Emeline ndabizi nawe ubwazi ko yakoze amakosa nkuko natwe tubizi ko yakoze amakosa. Ariko se nanone umwanzuro wa nyuma nuwe Emeline wo kugira ngo abe yakatirwa. Nyine ntago ari uko burase baramukatiye si nko kumukubita akanyafu. Mwenda urugero wibuke ko dosiye ye irashyikirijwe ubushinjacyaha. Urugero nka rero buriya urugero ntureba nko kuri abari bafashe baoneka na Jackie na Jackie we Jackie we yari yarafashwe nawe. Yego. Ariko w'amahirwe ahantu yari atandukaniye ntago Jackie yigeze nanjye ngo ntago yigeze ashyira ubwambure bwe hanze. Nibuka amafoto ye ari ku mbuga. Urabona ko nawe yaraganirijwe ariko yabanje kugira ute gukubitwa ako kanyafu. Ako kanyaferega ntago kamarade wumvisha avuga ngo njya hano narindi nakaga inkoko nkabona fande w'inyenyeri arayinzaniye. Yego. Vango ubu nta muntu ufunzwe urya inkoko. Nyine ni ibigori. Si ibigori. Ariko wibuke ko ntago bigeze aba ba kamarade batangazwa ko ribuko ibafunze. Ariko iri tsinda ryo ngo ry'abagenge ryo bagaragaje ko barifite, bagaragaza n'impamvu bagize ute barifite n'ibyo bakurikiranweho. Uri kubyumva? Ni ukuvuga ariko nk'uyu nk'aba abakobwa ubundi abakobwa n'abagore ni inzabya zoroshye bashuka ubusa ibintu byose babikoze. Noneho yakubisemo kamanyinya ngo ibyo bumva nibyo bibasha. Noneho yakubisemo kamanyinya. Yego. Baridoragaga. Ahubwo umva ikintu ngo kishobora kuba cyaratumye banahamagazwa. Yego. Ni amakuru abagenda caracara. Hari video umwe yumvikanye, umwe ari kuvuga uti wikora mu bintu bya Brian. Yego. Undi aravuga uti hoye uti kandi rero wambwiye kubirinda. Undi aravuga uti we ibintu bya DJ byihorere. Urabyumvisha? Hajemo DJ Brian kangahe? Kabiri. Yego. Kandi n'abakobwa kuki uwo mukobwa ibintu bibaye bya DJ Brian nari nawe uhaye Emeline kubirinda. Aho bivugwa ko DJ Brian akiyumvamo ngo yahise agenda akajya kurega gutanga ikirego.
munzana muri urumva bari bamusebeje wabyumvise ibyo bintu yego bari bamusebeje kandi ibyo ni ibintu bihari nyine nta mavidi yahari biragaragara twese turabifite nuko mba nanze kubishyiramo ko naba nkomeje kugumya mbyamamaza ahubwo mba mvuga ngo nkuko baganirije Jack akumva akanabatizwa n'ubwo umubatizo we ngewe ntawemeye nkuko bagiye baganiriza abantu batandukanye ba kamarade bakumva aboneka bakumva bakagaruka bakakora ibiganiro byiza ntekereza ko ririya tsinda kuko ntawe bishe ndetse uwashyiraga icupa akaba yarishyiraga muri we bakeneye kuganirizwa bagahabwa umurongo kuko ari igihe iryo tsinda n'ibigare bafite hirya handi bishobora kubarusha imbaraga mu bitekerezo bigatuma bakora ibidakorwa bari abantu bazima buriya bako weho nuko utaragendana ni kambyita ikigare cyangwa se na gurupe kambyite gurupe nuko utaragendana na gurupe ngo iguhindure gurupe zirahindura bivuga ngo gurupe zirahindura hari ibitsinda ujyamo by'ibigare ukuntu bikaguhindura ugashiduka wisanze ku rwego nawe ubwawe wigirira ubwoba oya nta muntu utagira gurupe kandi gurupe nyinshi zirahindura nta muntu umwe twagiye tuzibamo nyinshi cyane ugasanga hari ibyo tubura hari ibyo twabuze kubera izo gurupe ubundi barakubwira ngo mbwira aho mugendana nkubwira uwo uri yego nuvuga ngo rero hari abantu mugendana iryo tsinda mugendanye ubwaryo ryo rikagufata rikaguhindura kandi utatekerezaga ko ryaguhindura mugasohoka ukumva nta kibazo mukarya inkoko n'ifu ukumva nta kibazo ariko mugatangira kwinjira ahandi hantu ejo umwe akasambana hariya n'undi agasambana hariya nawe ukahita usambana hariya ibyo bintu bitari bikurimo ngenzi abantu benshi bajya bampamagara bakambwira uti njyewe narasengaga ku rwego ariko gutya na gutya bigenda uku nuku ngendana na runaka gutya mbonye anyweye inzoga ari nk'umuhanuzi cyangwa ari iki nanjye numva kuzinywa ntacyo byabigize ute ndebye ukuntu akorera Imana ndavuga uti ubuse njyewe Imana yazanyica igasiguyu hari ibi rero nkatwe tuba ku mbuga nkoranyambaga dufite abadukunda n'abantu badukurikira twakagombye kuba icyitegerereza abandi cyiza ariko amagurupe tugendamo nanone cyangwa se aho tuba turi bigoranye cyane guhindura gurupe rimwe na rimwe n'igihe wisanga muri gurupe ikurusha amafaranga ari ikoburija ko mugendana ari iguhata ariyo nyine dusanga inyamirambo ariko nawe nta matike uba ufite akagukubisa ijana kurimo muti nibyo kuzajya utega ukagenda ugasanga mureke mbabwire hano mudukurikiye hari abantu barangije gukora icyo bita ikofi hari abantu barangije gukora ibikorwa bibinjiriza amafaranga twarabimenye ko ikibazo ubu kiri mu rubyiruko n'ayo mavidewo bagenda bakagurisha nuvuga ngo bo barayifata hari abantu bashinzwe kugira gute kuyagura ntumbaze icyo bayamaze rero ni ukuvuga ngo hari abantu bari hariya bicaye bategereje za videwo izi videwo rero niziza kujya zisuka hanze ribi zafunga iruhe kubera yuko byarangije kugaragara ko abantu basigaye bajya gusambana bakitwaza kamera bo ubwabo imbere ahangaha umwaka tuvuyemo hasohotse ibya baritazari agaragarwaho abagore magana angahe kandi amavidewo ajya hanze aragaragara ariko urukiko rumuhindura iki umwere ruravuga ngo impamvu ahindutse umwere nta wabikoze utari wabyemeye nta n'uwabikoze utujuje iki imyaka bwari uburenganzira bwabo ahubwo
minisiteri zishinzwe ikiremwa muntu, umuryango n'ibiki byakongeye ubukangurambaga. Nimba tujya ku mastade tukabona banyujijemo ubutumwa bwa malariya, birakwiriye ko nkuko hagiye hanyuramo ubutumwa bwo kwirinda sida n'ibindi, ubwo butumwa ntago nge nkibwumva. Hari ibintu ntacyumva mu mipira cyangwa se byabaye too much mu kwamamaza ku maradiyo, kwirinda sida kugira gute. Hari ukuntu ibyo bintu byacogoyemo kandi byajyaga bigira iki akamaro. Kwirinda ibiki, hakeneye n'ubundi bukangurambaga ku rubyiruko by'umwihariko, ibintu bifite imbaraga, ibintu bikomeye, hakenewe bene ubwo bukangurambaga. Umuntu akamenya birafasha ubu butumwa, kuko iyo nka minisiteri cyangwa nka polisi zatangiye gutanga nyine bene ibyo biganiro, ayo mapubulisite, birahanwa, hazahanwa. Ubu hari umuntu cyumva ucyurira yiba insinga z'imiriro akareka, ariko ari igihe cyageze hashyizweho ubukangurambaga bwinshi. Warabyukaga uwundi urutsinga ruzana umuriro wawe ukarubura. Ariko hamaje gushyirwaho ingamba, harageze ko nimba ibi bicibwa, bashaka guca ibintu biruke mu makarabu. Abantu bubatse inzu z'utubyiniro bazubaka, abayobozi bararebaga, ababyina bagiye kubyinamo ibiki, hari bukorerwemo ibiki. Nibiza gucika ayo makarabu, umwe agafata video rwihishwa bikajya hanze umuntu yambaye ubusa, se hari inkuru zigeze kuza zaba abantu baje gufatwa barimo babyina bambaye ubusa nabwo b'igitsina gore. Ibi bintu rero bimaje gufata urundi rwego, mbona ko gufunga ntiwanabishobora, ahubwo bashake izindi ngamba, twese dusananirane, urubyiruko rwongere rwicazwa ahantu ruganirizwe, bihere mu midugudu, bizamuke bigere ku rwego rw'akarere n'intara. Urubyiruko n'abayobozi bashinga umwanya wabo wo kugira ngo bahugure urubyiruko, ndetse barubwire ko niyo yaba nta kazi bakwihangira imirimo, bakorora inkoko, bahingisha, nabo banahinga, bakora ibintu neza. Ariko mbabwire ngo abantu benshi bari kwishora muri ibi bikorwa bari kubyishoramo kubera ikibazo kimwe cy'ubukene, ikindi cy'amagurupe abantu bagenderamo. Abantu birinda amagurupe, urebe gurupe ugenderamo ihagaze itemeze gute, bizarushaho kugenda neza no gufasha abantu. Ariko nje impamvu nari nteruye iki kiganiro, nibyo Emeline yakoze amakosa ndetse anaremereye, yandagaje igitsina gore, ntago byagenze neza. Yaba ari amavido n'iriya icupa twayirengagiza n'ayandi ahari ntago ari meza. Si byiza rwose gukora biriya bintu bikagaragara mu ruhame, abantu bakabyoherezanya. Rwose akwiye kuganirizwa n'abandi nkabo, ubutumwa bugatambuka henshi bakaganirizwa, kuko dufite ikibazo mu rubyiruko kijyanye mu biyobyabwenge n'ibintu by'ubusambanyi. Naho umuntu asigaye yisambanya agashyira ku karubanda. Abo ni abagore mubonye, n'abagabo twebwe bitugeraho nyine, abasore tukabona imyanya y'ibanga yabo. Yego, ndetse nimba Jade yarahamagajwe mu ibanga kajya kuganirizwa mu ibanga ntitubizi. Ariko ubona ko nyine bikomeje gufata indi ntera. Imana niyo kuturinda, dusenge cyane, abantu dusengera abana twabyaye, dusenge, ariko dukomeze tugire ibyo twubaka, tunubahisha igihugu, n'umuco w'igihugu burya ni mwiza, ntacyo biba bitwaye. Rero tubwira abantu ko nta kindi kibazo nari mfite, icyo nge nifuzaga baganirizwa nk'abandi, urubyiruko rugakora cyane rugashyiramo imbaraga. Urubyiruko, abayobozi b'urubyiruko turabafite, guhera mu mudugudu no mu isibo, bahateho batumiza urubyiruko, nk'uko habaye akagoroba k'ababyeyi, habeho n'akagoroba k'urubyiruko ko kugira ibyo baganirizwa. Bakunzi bacu rero turabakunda cyane. Nari mvuze kuri Emeline n'itsinda rye bafatanwe, ni igihe cyo kuganirizwa, ndetse ntabwo nge nabonaga ko ari igihe cyo kubakatira imyaka runaka. Ni igihe cyo kuganizwa, cyangwa se bakongera bakakora ikigo cy'urubyiruko bakagishyiramo imbaraga aho bajya kugororerwa, nabwo byagiye bitanga umusaruro.
rero turabakunda cyane. Ibiganiro kuri Mama Linda official nakagaruka no kuri nyako, kandi Imana ikomeze ibaho umugisha. Turabakunda cyane cyane. Ciao ciao.